ingoma zibaho, ingoma-Irarura, ingoma zabayeho za cyami, iza repubulika, ariko ingoma yakomeze kuba ingoma-Irarura. Impamvu muzi zatumye ingoma-Irarura, zituma ingoma-Irarura ari byo dushaka gukuraho kugira ngo tureme duhange ingoma itarura. Kubw'iyo mpamvu ikomeye cyane y'akataraboneka nanone, ni muri urwo rwego rwo guhindura ikibi tugihinduremo icyiza, tutiriwe tubanza gusenya byose ibyo twagezeho. Kubw'iyo mpamvu ikomeye cyane nanone, umuntu wese uzi ko agira ubwenge buzima, agatekereza akumva ko habayeho ingoma-Irarura, hariho ingoma-Irarura, ndetse anatekereza ko hazabaho ingoma-Irarura kugeza burundu, barabashuka. Kandi iyo myumvire ni imyumvire cyana, ni imyumvire gito, ni imyumvire ya nta kigenda, ni imyumvire y'ubumara. Ubumara bushobora kumara bose mu gihe runaka kitari kirekire, kitari na kinini, ahubwo mu gihe gito. Bityo rero ingoma-Irarura hano muri Afurika hose, izo ngoma-Irarura haba muri East Africa n'ahandi mu zindi nce zose za Afurika, zaba izo ngoma-Irarura hano iwacu i Rwanda mu misozi igihumbi, mu gihugu cy'imisozi igihumbi, abaturage b'Abanyarwanda barambiwe ingoma-Irarura. Ingoma-Irarura zabayeho zamaze abantu. Iki ntabwo ari igihe cy'ingoma-Irarura, ntabwo ari igihe cy'ingoma-Irarura, ahubwo abantu bakeneye ingoma y'uburyohe bw'ibihekane, apana ingoma y'akarengane k'ibihekane ku baturage. Kubw'iyo mpamvu ikomeye cyane, ubugira kangahe kose, Banyarwanda, Banyarwandakazi, n'abana bacu ibitsina byose, n'inshuti zacu izo hafi n'iza kure, ubwo uhereye ku bazimyamuriro n'abandi bakure bose, abatugenderera n'abadukundira iyo, badukundira icyo, badukundira ibyo, badukundira ukuri, kuba impirimbanyi za politike nziza nzima izira umuze, politiki yuzuyemo ubuziranenge gusa, yuzuza ubuziranenge, politike y'igifute, politike idafunguye, politike nyapolitike y'abanyapolitike, nyapolitike, umunyapolitike, nyapolitike utekereza mu buryo bwa politike bwiza, utekereza gipolitike, urya gipolitike, akaryama gipolitike, akagenda gipolitike, akaririmba gipolitike, akayobora neza gipolitike, hanyuma imirimo ye yose akora ajejwe akayikora gipolitike, muri politike nziza izira umuze n'umuvundo. Bityo rero abo banyapolitike gito bose igihe cyabo n'ingoma zabo zirura zaruriye abaturage zabamaze.
bakabafata bakabajyana mu safe houses, inzu zibanga, bazita inzu zibanga zabo, ariko barabashuka, baranishuka. N'inzu zikorerwamo amarorerwa, zitoteza abanyafrika bacu, zitoteza abakuru n'abakiri bato, ibikwerere utabisimbutse, inkumi, abasaza n'abakecuru baragowe kuva kare kose, abana babo bakomerezaho. Ubu n'abuzukuru, abuzukuruza ubuvivi n'ubuvivure bari mu ngoma-Irura. Ingoma-Irarura, bakaboko bafite ingoma zirura, kandi ingoma zigendana nuko bafite icyuma, ingoma y'icyuma mu ntoki, amategeko bayajyanira mu ntoki, bigatuma ingoma yabo irura, ingoma zabo zirura. Abantu barambiwe ingoma irura iyo ari yo yose, ipfa kuba iri hano kuri iyi si ya rure. Kubw'iyo mpamvu ikomeye, ingoma-Irarura, ingoma-Irura, ingoma imerera nabi abaturage, ingoma ifunga abaturage, ingoma yananiwe kubaka amashuri y'ubuntu ku bene gihugu, ikubaka gereza z'ubuntu ku bene gihugu. Iyo ngoma-Irarura, bagafata umuntu bakamuteraho amapingo ku maboko, bakamuteraho amapingo ku maguru, bakamuteraho amapingo mu rukenyerero, umuntu bakamufunga mu buvumo, umuntu bakamufunga muri serikeye, umuntu bakamufunga mu nzu ikingurwa saa 3 za nijoro, saa 2 za nijoro, bagakatiramo rimwe na rimwe, umuntu akararamo, imibu imwuzuyeho ukagira ngo ni inzuki, ahantu hakamurya akananirwa kwishima. Bo abamuzanye muri iyo nzu barimo kwishima, bishimagiza. Inkwavu zihashirira, n'ihene nazo zihashirira, n'inkoko nazo bazimereye nabi. Amasamaki sinakubwira bayarobera kuyamara mu biyaga no mu migezi. Kubw'iyo mpamvu ikomeye cyane, Imana yarabitegereza imirimo mujejwe, imirimo mwatinzemo kuva mwavuka, mwiteguraga gukora, mwiteguriraga gukorera abandi, kandi mwe babibakoreye mwarira mugatakamba, mugahogora, mutakambira umuhese n'umugenzi, uwo hafi n'uwa kure, mutaka ngo uburenganzira bwanyu bwarahonyowe, mwarahohotewe, kandi mwe mutabyumva neza ko abandi yo mubibakorera nabo muba mubitsiye uburenganzira, ubuzima nta n'icyerekezo cy'ubukungu. Burya uko umufunze uba umuteyeho amapingo ku mbaraga ze, ku bwenge bwe, no ku bukungu bwe n'imiryango ye, byose uba warabiziritse, byose uba warabihagaritse. Muri make uba urimo kumuhombya, usibye no kumuhombya urimo no kumuhombanya, haba ahagaragara cyangwa umuhombanya mu bundi buryo butagaragara. Ariko wa muntu we ubikora ku manywa, ubikora nijoro, muri mu manegeka y'ubuzima bitewe n'ibikorwa mwiyemeje gukorera abandi, kandi mwe batarabahagurukira ngo babibakore. Nyamara uko ukomeza ubikorera abandi, igihe uzamara ubikora icyo ari cyo cyose, nawe
uzakimara ugikorerwa kandi akebo kajya iwabo wa mugarura. Kubw'iyo mpamvu ikomeye cyane nje umunyapolitike mwiza w'amahoro mu Rwanda, East Africa, Africa n'isi yose. Barafinda Sekikubo Fred shingiye hano iwacu mu karere k'imisozi igihumbi, mu karere k'ibiyaga bigari, akarere kahozemo imvururu z'intambara n'ubwicanyi ndengakamere, abantu bakica bagenzi babo, bakigira nyoni nyinshi, bakigira inyaryenge, bagafunga bagenzi babo, bakabarya imitima, bakabahangayikisha. Ukajya ubona umuntu akagenda ari igikanka, nta mutima gifite, barawuriye, bakamushigisha umutima, bakawurya. Umuntu aho kumugira umuntu mwiza bakamugira umugome, bashaka b'umugome nkabo. Ubwo bugome bwanyu haba hano ku isi haba mu ijuru buzabagonga, buzabagora, buzabakurikirana, kandi iryo rage ribi rishobora kuzazungurwa n'abatara ryifuje ababakomokaho cyangwa bazabakomokaho. Ntabwo muzi offsprings banyu ibizabafata bitewe n'ibyo bazabazunguraho. Mwige kugira neza, mwikomereze, mugire neza, mwigendere. Ineza mukoze, mukoreye abandi, muzayisanga imbere. Ineza ugiriye umuntu uzayisanga imbere. Naho inabi ugirira mugenzi wawe, ugirira umuntu, uzayisanga imbere. Umuntu ni mugari. Kubw'iyo mpamvu ikomeye cyane mujye mumbariza kuri wa@ruda.tk. Perezida nyaperezida batazababesha ukundi. Rero president never be deceived anymore, anyway, any style. Nanone mujye mumbariza ku Gasaraba 250 78 34 28 622. Iyi ni nomero yanjye bwite nge perezida nyaperezida Barafinda Sekikubo Fred. Ukampamagara amasaha 28 iminsi 7. Kubw'iyo mpamvu ikomeye cyane mujye muturebera kuri YouTube, mushiremo Barafinda Sekikubo Fred 2019. Mukurikire abanyamakuru imirimo yose bakoze, bashizeho satellite bakontroye uko zabirodinzeho. Kubw'iyo mpamvu ikomeye cyane umutekano umudendezi abaruda hirya no hino mu gihugu muwusigasire kandi muhagarare bwoma. Abakuru n'abakiri bato mugenzura akantu ku kandi amanywa n'amajoro. Muri make masaha 28 iminsi 7, buri kimwe cyose ikigenda n'ikitagenda mukanda kandi mukanda kuri wa mubare, hanyuma mwongera hari ahagana hepfo ukamanika agatoki n'igikumwe. Ubwo sinyari zahita ikunda ukurikize kode yawe. Kubw'iyo mpamvu ikomeye cyane hano tuzaba tukukurikiranira hafi 5 ku kanya. Bityo rero murangwe no kwihangana. Iki ni igihe cya .com, nta mikino. Mwarabibonye mwabaruda mwe n'abarudakazi. Kukana kamaze guca kenge kakaruda gato katarafatirangamo, mujye mukereka uko babigenza, hanyuma nabo bahagare bwuma. Ubwirinzi bube standby class 1. Iyo mpamvu irakomeye cyane, kandi ibihe byose mube muri maso. Umuntu ashimuta mugenzi we mumukurikiza iziso, ubigenza kwa kundi, hanyuma yo imirabyo zaba ikora akazi kayo. Ikindi
abo bajyanye namwe mujye muturebera aho hose bajyana abantu, hanyuma mukore sinyari nk'uko mubizi, twe tuzajya tubabona aho babagejeje, aho babahishe, aho muri, haba mu buvumo, haba muri izo nzu z'ibanga z'imbohe baboha, bakabohera haba mu mazu yabo hirya no hino, mu bipango bihora bikinze hirya no hino mu gihugu hose. Bityo rero no muri izo nzu zitagerwamo hirya no hino mu gihugu, izo mu ibanga na ziriya zizwi hose, twe turaharuzi, turahakurikirana, tuhakurikiranira hafi nka muganga uko akurikiranira hafi umurwayi we amukurikiranyeho uburwayi bwamurembeje. Kubw'iyo mpamvu ikomeye cyane, bose tugomba kubakurikiranira hafi kuri satellite. Cyangombwa wa muruda we, wa muruda kazi we, kujya uhora uri standby kuri kode yawe. Ikibi ni ukuyibagirwa, icyiza ni ukuyibuka, kandi muhore muzirikana kode zanyu zizabafasha, ziba sporting aho muzamuri, sporting nabo ngabo bazaba bihereranye mu bwiherero bwabo. Murangwe no kwihangana kandi mujye mukomere cyane ku zindi mpamvu zose. Twe turi kubikurikirana aho tugeze hose. Igihe ni igihe cya .com, iki ni igihe cya .com. .com ntabwo ari igihe cyo gukinishwa, nta nubwo ari igihe cyo gukinisha. Ntihazagire n'ukinisha ikiremwa muntu Imana yaremye yikundiye. Nimba wowe wariremye uri ikimanuka, abantu Imana yaremye ikunze mubaveho sabana. Murakoze cyane kubyakira neza, kandi mujye mubyakira neza ibihe byose. Uyu ni Derio President Barafinda SEKIKUBO Fred, the RWANDA President, RWANDA Founder, RWANDA International Legal Representative, Rwanda, East Africa, Africa, n'isi yose. Mwese hamwe, I salute you and I do greet you in top gear.